I saw the blood and I came to the room and told my husband, it's like the baby is coming. Nabonye amaraso nsubira mu cyumba mbwira umugabo nti umwana arimo kuza. Arambaza ati ngwiki? Ndavuga nti umwana arimo kuza nanone. Arambwira ati Neri, sinigeze ntekereza ko ibi byakongera kubaho. Niba umwana aje nanone nkuko nabikubwiye, birarangiye hagati yanjye nawe. Uyu mugore yigeze kugira byose abantu benshi barota: inzu nziza, umugabo umukunda, n'inzozi zo kubaka umuryango. Ibyishimo bya Neri byaje guhinduka umubabaro igihe yagiraga ibibazo mu gihe cyo gutwita. Umwana wabo wa mbere yavutse imburagihe, ntiyabasha kurokoka, bituma bombi bababara bikabije. My baby came at early age, so I lost the pregnancy. Umwana wanjye wa mbere yavutse imburagihe cyane, bityo ndamubura. Twamubuze indigeze mu mezi 5. Sinari nzi aho ikibazo cyari kiri, kuko n'abaganga ubwabo byarabayobeye. Guhera uwo munsi byari urukundo kuri uyu muryango, byahindutse amakimbirane akomeye. My husband won't tolerate this. Umugabo wanjye yarambwiye ati ibi sinshobora kubyihanganira, birandenze. Icyo gihe nahise nsubira kwa muganga, mbwira abadogiteri ko ntiteguye kongera kujya mu cyumba cyo kubagiramo. Narabatakambi mbasaba ko bareba ikibazo mfite, ariko barambwira bati Neri, ugomba guhitamo ubuzima bwawe cyangwa ubuzima bw'umwana utwite. Uko nagendaga mvuga cyane n'amarira menshi, niko ntamenyaga ibyo bari kunkorera. Narasinziraga nkabyuka, nkongera ngasinzira. Icyari kibabaje kurushaho si ibibazo by'ubuvuzi bwabyo, ahubwo ni ibyakurikiyeho. Umugabo we aho kumuba hafi, yatangiye kumushinja ko ari we nyirabayazana w'ibibazo byose. Yafashe umwana wanjye ashaka kumujugunya kuri etaje ya mbere. Twe twari dutuye ku igorofa rya 3. Yaramufashe amunyuza mu idirishya ashaka kumuta hasi. Mbibonye nahise ntekereza ko ndashobora kubura umwana wanjye. Gusa bitewe n'intege nke sinashoboraga kwirwanaho ndetse no kurinda abana banjye icyarimwe. Gusa nafashe imashini yari iri aho hafi ya karabasansi abafundi bakoreshaga, ndangije nyimukubita ku mutwe. Ibyaje gukurikiraho biteye agahinda. Ese wakwumvisha ko umugabo yese asimbuza Neri wari umukozi akamugira umugore? When I got the second born now, my husband had to take another wife. Ubwo nari ntwite inda ya kabiri, icyo gihe umuryango w'umugabo watangiye kunyita ikivume, kugeza aho bansimbuje umukozi wanjye bahita kuba abana. Ahubwo njye mpinurwa umukozi mu rugo rwari urwanjye. Guhera uwo munsi nibwo ibibazo byatangiye kunkomerera. And that's when my suffering started. Ese nyuma y'ibyo bibazo byose wakumvisha ko Neri yashatse kwiyahura? I just took a knife and I said but I'm sorry. Nafashe icyuma cyanjye mbwira umwana wanjye nti mwana wanjye umbabarire, ngiye kukujyana ahantu utazongera kubabara na rimwe. Ibyo byari bitewe nuko umwana wanjye yari atashye ambwira ko avuye mu baturanyi ashonje cyane, kandi ko batetse ntibamuha ku biryo. I'm taking you to a place that you never get hungry. Ni gute ibibazo by'uyu mubyeyi byatumye yisanga muri ubu buzima bubabaje gutya? Ese birakwiye ko uyu mugore atereranwa azira ko abyara igihe kitageze? Ubwo nari ndi muri Kenya, Neri yanganirije inkuru ye. Ni ukuri ntababeshye, nanjye kwihangana byarananiye, amarira yari yose. Iyi ni inkuru ye. Gusa mbere yuko dukomeza, mwitegure kumva ubugambanyi buteye ubwoba bwakoze n'umuntu wari wararahiriye kumukunda mu byiza no mu bibi. My name is Neri Akinyi Ochume. Nitwa Neri Ochume. Ndi umubyeyi, ntuye hano muri Kenya. Natakaje ababyeyi banjye bose nkiri muto cyane. Nakuriye mu mibabaro n'agahinda muri rusange. Kuva navuka sinigeze mbona ikintu kinshimisha nk'abandi bana cyangwa kintera kumwenyura. Navukiye mu cyaro cy'iwacu nkiri muto, nerekeza i Nairobi kwa mubyara wanjye. Gusa nyuma naje kuhava kubera ko nashakaga gukomeza amashuri. Hari umuntu wampaye akazi ansezeranya kumfasha kwiga. Narangije amashuri yisumbuye, ariko ambwira ko atabasha kunyishyurira kaminuza. Ambwira ko ngomba kujya gushaka uko nibeshaho. Kubera ko ntari mfite aho njya, nta muntu wo guhamagara cyangwa kumfasha, nahisemo gushakana n'umusore wankundaga. When I got married, I got my first pregnancy. Nkimara gushakana n'uwo mugabo, nahise ntwita bwa mbere. Icyo gihe byari ibyishimo kuko numvaga nshishikajwe no kwitwa umubyeyi. Ariko uko nabitekerezaga siko byagenze. Umunsi wa mbere nafashwe n'ibise ku mezi 5. Umugabo wanjye arambwira ati tugomba kukujyana kwa muganga bakareba ikibazo ufite. Ubwo twageraga kwa muganga, umwana ntiyabashije kubaho. Uwo munsi twabuze umwana wacu.
have a baby at prematurely. Nyuma yaho narongeye ndasama bwa kabiri, umwana aza ku mezi 6. Umugabo wanjye arambwira ati ibi birandenze, kuki uhora ubyara imburagihe. Yarababaye cyane mu mutima we, yatekereza ko ari njye kibazo, gusa nanjye sinarizi impamvu ibyo byose byambagaho. Nyuma y'ibi byose umugabo wo kumuba hafi yatangiye kujya amukubita, amuhoza ku nkeke, amushinja ko ari we nyireba yazana ibibazo byose. Ariko mu by'ukuri umugore yararenganaga kuko nta ruhare na rumwe yari afite ku byari biri kumubaho. So he was like, no, this is too much for me. Nakomeje kubaho muri ubwo buzima, ariko uwo mwana wa kabiri yaje kubaho, ariko nawe twahoraga kwa muganga. Gusa ibintu byo byaje kuba bibi. Umugabo wanjye yatangiye kujya cyurira, avuga ko amafaranga agiye kumushiraho kubera ko twahoraga kwa muganga tuvuza umwana wanjye wavutse imburagihe. Oxygeni, incubator, imiti, ibyo byose byatumye ashaka undi mugore. Mama we yaramushyigikiye, maze wa mugore mushya abyara umwana muzima. Njyewe mpita mpinduka iciro ry'imigani, nzira ko nabyaye umwana utagejeje igihe. Kandi ibyambayeho inshuro ya mbere ni nabyo byambayeho ku nshuro ya kabiri. Umugabo yanyirukanye mu cyumba cy'abashakanye, anshyira mu cyumba cy'abana, arangije ansimbuza uwo mugore. Icyo gihe sinari mfite n'ijambo na rito. Nakoraga imirimo yo mu rugo, ngateka, ngafura, n'indi mirimo yose yo mu rugo. Icyo gihe natangiye no kujya nsuzugurwa n'uwo mugore. Najya musaba ko yamfasha guheka umwana, yarangiza akantuka cyane. Byageze naho batangira kunyicisha inzara, kuko iyo namaraga guteka ntibemeraga ko dusangira, kandi bahitaga bafunga n'igikoni. Byaje kugeza aho nza kuhava, nshaka akazi ko kujya mfurira imyenda mu ngo z'abandi, ariko nari mfite intege nke cyane kubera inzara. Hari umugore umwe mubona afuriraga wanyeretse imbabazi, yarambwiye ngo ntabwo ashobora gukomeza kunkoresha, ahubwo kazamfasha mu bundi buryo. Arangije ansaba gusubira mu rwahoze ari urugo rwanjye, akajya amfasha ariho ndi. Nagarutse muri urwo rugo, ariko byaje kuba bibi kurushaho, kuko barankubitaga, bakampamagara amazina mabi. Narariraga buri munsi, nkabaza Imana impamvu ndi kunyura muri ibi byose. Umunsi umwe wa mugore mushya yavuze ko agiye kugenda, akava muri urwo rugo, noneho ansigira umwana we. Gusa akimara kugenda naje kubabarira umugabo wanjye, kubera ko nari nkiri muto kandi ntaramenya byinshi. Arambwira ati ni amahirwe ya nyuma nguhaye. Twarasubiranye, ndongera ndatwita bwa gatatu. Icyo gihe abaganga bamenye ko ngira umuvuduko w'amaraso mwinshi, bampaye imiti, bantegeka no kujya mfata indyo yihariye, bansaba no kuruhuka cyane. Nagerageje kubahiriza byose, ariko umwana nanone yaje amezi 6 atageze neza. Umunsi umwe nijoro nagize ububabare bukomeye, ntangira kuva cyane. Noneho mbibwira umugabo biri kumbaho, arambwira ati niba byongeye birarangiye, uhita wibwiriza, uhita umvira. Naricaye ndarira. Umugabo arasohoka asiga mu nzu ndi kuvirira. Umuzamu niwe wampamagariye moto njyana kwa muganga muri iryo joro. Kwa muganga nabwiye abaganga ati aho bigeze aho noneho ni mu nyice, babwira ko ngomba guhitamo ubuzima bwanjye cyangwa ubuzima bw'umwana. Nasabye ko bambaga bakanyica aho gukomeza kuriba. Narasinziraga nkabyuka nkongera ngasinzira. Nyuma naje kumera nk'ugiye muri koma, abaganga bajya mu kazi kabo nk'ibisanzwe. Noneho muri ubwo buribwe bwose hari umuganga waje ankomaho, mpita nkanguka ntazi aho ndi. Yahise akambwira ko nabyaye, ariko umwana afite 50% by'amahirwe yo kubaho na 50 yo kutabaho. Nasabye ko bamunyereka, banjyana aho umwana yari ari. Mpageze nitegereza umwana wanjye, ndamubwira ati kuki uvutse igihe kitageze koko? Ese wabuze ibibazo by'ubuzima bugoye buntegereje kubera wowe? Abaganga bahamagaye umugabo wanjye, bamubwira ko nongeye kubyara igihe kitageze. None arababwira ati sinigeze nshakana n'uwo mugore, nta nubwo muzi. Icyo gihe numvishe ubuzima bwanjye burangiye. Nyuma y'igihe kinini umwana ageze amezi 9, abaganga baramumpaye, ndataha. Ngeze mu rugo nsanga umugabo wanjye ibintu byose yabisohoye mu nzu, n'umwana wanjye yaramujyanye ahantu ntazi. Nahise nicara muri salo, atashye ashaka kunkubita, ahita nyaka umwana wanjye ashaka kumujugunya muri etaje ya mbere. Twe twari dutuye ku igorofa rya 3. Yamunyujije mu idirishya ashaka kumutura hasi. Mbibonye nahise ntekereza ko ndashobora kubura umwana wanjye, gusa bitewe n'intege nke sinashoboraga kwirwanaho no kurinda abana banjye icyarimwe. Nafashe imashini ya karabasansi abafundi bakoreshaga, nyimukubita ku mutwe, agwa hasi umwana amufashe. Nahise kumfata umwana muhisha mu myenda. Polisi nayo yahisize,
abantu baza kureba ibibaye. Babonye uko nari meze bahita bansaba gusubira kwa muganga. Noneho barangije baza umugabo icyo twapfaga. Yongera kubabwira ko atanzi, anavuga ko ntari umugore we. Nahise njya gushaka icumbi nishyura ukwezi kumwe. Nyuma nza no kumenya aho umwana wanjye wundi yabaga. Njya no kumuzana turabana. Ariko naje gukina cyane mbura amafaranga yo kwishyura. Mbura ibiryo. Umukobwa wanjye yajyaga ajya gusaba ibisigazwa by'ibiryo mu baturanyi. Naho njye nanywaga amazi arimo umunyu gusa kugira ngo mbone amashereka y'umwana muto. Byagezeho mfata icyemezo cyo kwiyahura hamwe n'abana banjye. Mu ijoro rimwe nashatse kwiyambura ubuzima. Umurinzi w'umumasayi niwe wampagaritse gukora icyo gikorwa cyo kwiyahura, arangije arantabara. Yantwaye mu baturanyi bamfasha by'agateganyo. Nakomeje kubaho mu buzima bubi, subira muri bwa buzima bwo kujya mfurira abantu kugira ngo ndebe ko nabaho njye n'abana banjye. Gusa umwe mu bana banjye yaje kurwara indwara ikomeye. Ndasaba n'umva inkuru yanjye wese ko yamfasha kugira ngo umwana wanjye abone ubuvuzi bwihariye, niyo byaba ari hanze y'igihugu. Ndababaye nk'umubyeyi, ariko ngerageza kurera abana banjye n'ubutwari bukomeye. Ibyabaye kuri Neri ntibikwiye kuba ku mugore n'umwe. Nitugenzura ibibera mu mibiri y'ababyeyi, cyane cyane mu gihe cy'inda. Nta mpamvu n'imwe yatuma umugabo atererana umugore mu bibazo nk'ibi. Sangiza inkuru hose kugira ngo abantu bumve iby'abagore bamwe na bamwe banyuramo mu gihe inda itagenze neza uko byari biteganyijwe. Nyuma yo kumva iyi nkuru ya Neri bikwigishije iki? Mwakoze kudukurikira. Twibagire kwanda subscribe no gusangiza iyi nkuru ku bantu bose. Iyi ni Voice of Time TV. Njye nyita Wakanda. Ndabashimiye.